urabona Tereza atakomeje kuba ikibazo kwa Kiramani mu rugo. Ese kubona papa Kiramani yabigize intambara birenze na mama Kiramani akaba yarabibonye ko papa Kiramani byamaje kumugiraho ingaruka, ese murabona bizagenda ute? So guys, rero niba utarakora subscribe hano kuri Venke Empire, ndagushishikaza kugira ngo ube wakora subscribe hano kuri Venke Empire kugira ngo tujyane muri behind the scenes zose za filime yacu Ibanga. Ndetse niba uri umukunzi w'Ibanga, ndagushimira cyane kuko wakoze subscribe hano kuri Venke Empire. So guys, murabona ukuntu Tereza we yakomeje kuba ikibazo mu muryango wa Kiramani. Ese murabona Tereza azava muri uriya rugo bigenze ute? Ese niba ukunda filime yacu Ibanga, urabona Tereza azava muri uriya rugo bigenze ute? So guys, rero papa Kiramani we byaramubabaje cyane, ndetse ni ikibazo cy'umugabo kandi agomba no kuzakikemurira. So guys, rero na mama Kiramani nawe byamugizeho ikibazo kubona umugabo we abaye hatishimye kubera ko uriya mukecuru yageze mu mujyi. Wowe iyo urebye iyi filime yacu ubona ahantu igeze hadashimishije rata. So guys, rero niba utaba wifuza kuba wacikwa n'ibikorwa byose bya filime yacu Ibanga, ndetse ukabona kundi Ibanga muri rusange, icyambere ni ukuba warakoze subscribe hano kuri Venke Empire kugira ngo nawe buri bikorwa byose bikozwe kuri filime yacu Ibanga, buri mpinduka zose zikozwe kuri filime yacu Ibanga ujye uzibonera igihe utarenze waroha. Kandi murabizi ko tubakunda cyane, niyo mpamvu tuba turi hano ngo tubagezeho behind the scenes zose za filime yacu Ibanga. So guys, rero niba uri umunyamuryango wa Miss Nyamba, ubona filime yacu iri kugana, ese episode ya 79 wayibonye ute? Ese episode ya 79 uko wayishakaga niko wayibonye, cyangwa se hari ibintu wabonyemo birenze ibyo wari ushaka kubona, cyangwa se hari utuntu ko wari ushaka kubonamo ntitwagaragaramo? So guys, rero murabizi ko ibitekerezo aba ari ibyanyu, murabizi ko mwebwe aho muri natwe tuba duhari. Iyo utanze igitekerezo cyawe kirubahirizwa, kandi murabizi ko tubakunda cyane, namwe turabakunda cyane. Niyo mpamvu tuba turi hano ngo tubagezeho behind the scenes zose za filime yacu Ibanga, kandi ujye utanga igitekerezo uzi neza ko baragusubiza. Kandi niba uba wanakunze n'ibikorwa byanjye, usabwa kugira ngo ube watanga like cyangwa se comment kugira ngo tubone ko turi gukorera umuntu uhari. So guys, rero niba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo, ukaba uri umunyamuryango w'Ibanga, ndetse ukaba waragiye no muri groupe y'Ibanga, usabwa kuba waragiye gukora subscribe ku zindi channel zose zikugezaho behind the scenes za filime yacu Ibanga. Iya mbere ni Venke Empire, niyo izi imbere kugira ngo nawe ube waba umunyamuryango wa Miss Nyambo wuzuye. Kandi murabizi ko tubakunda cyane, murabizi ko ibikorwa byose tuba turi gukora mwe tuba turi gukorera, murabizi ko twebwe tutajya tubaca inyuma. So guys, rero Ibanga filime yacu episode ya 79 ejo wayibonye, nubwo wayibonye utinze byari byo byose ariko byakugezeho. Kandi murabizi ko tubakunda cyane, niyo mpamvu byabaye ngombwa ko tuyibagezaho dutinze. Kandi nubwo twatinda ariko niduhera, murabizi neza ko twebwe tutica umugambi twagiranye. So guys, rero Ibanga yo ikomeje gufata indi ntera, mu cyaro ho bikomeje kugorana kwa Kiramani, kwa Tereza na Niyori, urukundo rukomeje kuba urukundo. Ese mubona iyi filime yacu Ibanga ahantu iri kugana ari ahantu hashimishije, cyangwa se mwumva hari utundi tuntu twongeramo, cyangwa se ubona filime yacu Ibanga hari abandi bakinnyi baza biyongeramo, cyangwa wumva bareka barijya? So guys, rero murabizi ko ibitekerezo aba ari ibyanyu, niyo mpamvu tuba turi hano ngo tube twabagezeho ibikorwa by'Ibanga, ngo namwe mube mwatutangaho ibitekerezo mutubwire ikintu cyahindukamo cyangwa se cyongeramo mu bikorwa byose tuba turi gukora kuri filime yacu Ibanga. Kandi murabizi ko muri abantu b'intwari, murabizi ko muri nshuti zakadasohoka, niyo mpamvu tuba twabahisemo ngo tubagezeho behind the scenes zose za filime yacu Ibanga. Mu gihe tutarabona episode, tugomba kuba turi kuganirira hano kuri Venke Empire, kandi murabizi ko tubakunda. So guys, rero niba uri umunyamuryango w'Ibanga, ikintu cya mbere kikugira umunyamuryango ni ukuba ukurikira Ibanga.
ndetse ikintu kikugira umunyamuryango wuzuye ni ukuba warakoze subscribe hano kuri Venke Empire kugira ngo buri behind the scenes zose zisohotse ujye uzibonera igihe, ndetse n'ibikorwa byose bivuga kuri filime yacu Ibanga ujye ubibona utarinze waruha. Venke Empire niyo channel ushobora gukora subscribe ukajya ubona impinduka zose za filime yacu Ibanga ndetse na behind the scenes zose z'Ibanga utarinze wajya kure. So guys, rero Ibanga episode 80 murabizi ko ihari kandi mugomba kuyibona byanga byakunda uyu munsi. Isaha yo ni ya yindi murayizi, isaha yo ntago gihinduka, usibye iyo hajemo tubazo duke isaha igomba guhinduka byanga byakunda. Ke murabizi ko twebwe tuba turi abantu, ntago tugomba gukora nk'Imana. Niyo mpamvu mujya kubona mukabona episode uyu munsi yaje itinze cyangwa se yaje mu masaha itasanzwe isohokeraho cyangwa se nimuyibone. Nukubera utubazo twa tekinike tuba twajemo duke, ariko murabizi ko twebwe dukorera imbere. Murabizi ko ibikorwa byose tuba turi no gukora ari ibikorwa tuba turi kubakorera. Murabizi ko twe tutikorera, nta n'umuntu n'umwe wakora igikorwa ngo akibonere usibye mwebwe muba muduteze yombi. So guys, rero ntagutindiye twongere duhure mu kanya tukukubita episode ya 80 ya filime yacu Ibanga. Kandi niba uri umunyamuryango wahisemo neza kuba ukoze subscribe hano kuri Venke Empire, nagutindiye ntuze kubura mu kanya tukugezaho episode ya 80. Murakoze, ndagushimiye.